tuvuge ngo amen. Cyane haleluya. Dufite ikibazo gikomeye ko ubutumwa bwiza bwinshi dufite ari ubwo gusanga Yesu kugira ngo atugirire neza. Siko uzoza bagukubite. Ese ni bagukubite uzoramya? Ese ni bagukubita cyane uzoramya? Ngubwo ubuzima bwo kuramya Imana. Ubuzima bwo kuramya Imana, ukuramya kwabaye ubuzima bw'umukristo, ntabwo buri circumstantial, ntabwo bujyana na circumstance, ntabwo bijyana n'igihe, ntabwo bijyana n'ikirere ngo hashushe cyane uyu munsi ndi turamya. No. Ntabwo imvura izigwa ngo kuramya guhagarare mu mutima w'umuramyi. Ntabwo umuyaga wohuha ngo kuramya guhagarare mu mutima w'umuramyi. Ntabwo dukwiriye kunanirwa, ntabwo dukwiriye standard y'ubuzima bwawe ntabwo ikwiriye guhagarika kuramya. Duhe Imana icyubahiro. Imibereho yawe y'uyu munsi ishobora guhinduka. Bibiliya iravuga ngo kubera kwitimanya umwana wayo yabuzwa niki kumuduhana n'ibindi byose. Ibi bindi byose turimo kukureba, ibi byose twiruka inyuma dukeneye bizatugira impamvu yo kuramya Imana. Bizabishira, ubukire buzabushira, umuntu agasubira inyuma. Ubukene buzabushira bwakubujije kuramya Imana, ukabona amafaranga. Tuvuge ngo amen. Bizabishira. Hano hari abantu bakeya twiganye kera, niga mu mwaka wa 6 wa segonderi, twagiye gukora ikizami cya leta nabuze ifaranga. Tuvuge ngo amen. Ariko nakundaga kuba imbere y'Imana. Ndayibwira ngo urabizi Imana, urabizi. Haleluya. Twese hamwe niba bitatugoye. Haleluya. Imana ihimbazwe. Twongeye gushima Imana yatugiriye neza ikaduha ibihe byiza. Niba twese ari imwe reka tuyikomera amashi. Turashima Imana yaduhaye umugisha wo guhagarara imbere y'abantu bangana batya, ntabwo twabikerensa, n'iby'igiciro kinini. Turashimira abashumba batwemereye guhagarara hano. Mwagize neza, Imana ibaha umugisha kuba mwaduhaye icyo cyizere cyo guhagarara imbere yanyu. Turashima Imana ya Israheli yaduhaye Yesu. Tuvuge ngo amen. Ibindi byose dukora biri centre kuri we. Guterana kwacu, kuririmba indirimbo nziza, gucuranga umuziki uryoshe, byose bifite inkomoko muri we. Mugabanyeho gato iyi microphone. Niyo mpamvu tubikora, imitima yacu ikanezerwa. Turashima rero Yesu witanze ku bwacu. Reka tumukomere amashi uwo mwami. Bamuhaye igihe kirekire, kirahagije rwose kuvuga ibyo ngomba kuvuga. Turashima Imana kubw'ijambo ry'Imana twumvise mu minsi itambutse yose kuva igiterane gitangira. Twahawe umugisha udasanzwe kuba hano. Ntabwo ari mwe nyine mwungutse, twungutse ibintu byinshi nka alarme kuva tugeze muri iki giterane. Twarize, twabonye ukuboko kw'Imana, kandi turabizi neza ko hari ibindi byinshi biza guhinduka nyuma y'aha ngaha. Kuramya Imana no guhimbaza Imana n'imbaraga ziva mu kuramya no guhimbaza Imana
ndagira ngo mu mwanya mutoya kuko inyuma yanjye hari abandi baza kuganira tuvugane ku kuramya nk'ubuzima. Tuvuge ngo amen. Kuramya Imana batangiye batubwira ko ari ugushima Imana, ariko gushima Imana gukozwe mu bice bibiri. Igice cya mbere cyo gushima Imana ku by'Imana yadukoreye, ibyo yakoze, iby'igikora, bya bindi tujya tuyisaba ikabikora bigatuma dushima Imana, n'ibindi tutayisabye ikabikora wabyibuka ugashima Imana. Kuko hari ibyo tutajya duha agaciro tuzi ko ariko bigomba kuba bimeze. Abenshi muri twebwe iyo turamutse kuba wumva nyine wagombaga kuramuka, kandi ntabwo ugomba kuramuka, ahubwo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Tugashima Imana, hanyuma tukanashima Imana kuko ari Imana ko batubwiye. Tuvuge ngo amen. Icyo nicyo gice gikomeye turimo kuvugaho cyo kuramya Imana. Kiriya cyo kubwira abantu ibitangaza Imana yakoze cyitwa guhimbaza Imana, kuko tuba tuvuga imirimo Imana yakoze hagati muri twebwe n'indi yakoze tudahari, tukamenya ko Imana yari ikoze tukayirekonesa. Ariko haza nyuma kuramya Imana, gushima Imana bya bindi utekereza ko yagombaga gukora itabikoze. Byumvikanye? Tuvuge ngo amen. Niyo mpamvu uyu mugoroba natekereje kubabwira ngo kuramya si igikorwa. Kuramya Imana ntabwo ari igikorwa. Tuvuge ngo amen. Ibikorwa byose dukora ni ibikorwa byo kuramya Imana, ariko kuramya Imana bitandukanye n'ibi. Indirimbo zacu ni ibikorwa, ni kimwe mu bikorwa byo kuramya Imana, ariko si ukuramya Imana. Dushobora gukoresha indirimbo turamya Imana, ariko kuririmba kose si ukuramya Imana, kuko iyo biza kuba indirimbo zose ari ukuramya Imana, n'abari abandi bari hariya baba baramya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 16 ibice 16 byakozwe n'intumwa, turasoma umurongo wa 23. Bamaze kubakubita, babakubise inkoni nyinshi, babashira mu nzu y'imbohe. Barategetse ngo babarinde, ariko si ukubarinda gusa, ni ukubarinda cyane. Nawe amaze kumvira ibyo bamubwiye, arabafata mu nzu y'imbohe, mu yindi nzu y'imbohe iri hagati, abajugunyamo. Afata amaguru yabo ayahambirisha imbago, ntabwo ari iminyururu, ni imbago. Naho nashakaga. Ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana. Abandi bari kumwe hirya muri yanzu babanyujijemo barabumva. Garukiraho Imana iguha umugisha. Abatesalonike ba mbere Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 18 wonyine. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 18, niba twahageze reka dusome. Yego. Mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Tuvuge ngo amen. Navuze ngo turabwanira iminota mikeya kukuramya nk'ubuzima. Abo twabanye mu gitondo nababwiye ngo
urugero umuntu aramyamo rungana n'urugero azima Imana arimo kuramya. Urwego rwo gusobanukirwa Imana mu buzima bwawe nibwo rudetermina urugero rwo kuramya muri wowe. Iyo umaze kumenya Imana, ijambo turimo kugenderaho rivuga ko babanje kwizera Imana. Bamaze kwizera Imana, umuhanuzi arababwira ngo mwizere Imana, nimurangiza n'umuhanuzi w'Imana nawe mumwemere, kugira ngo ashobore kubaha amategeko n'amabwiriza yo kuramya Imana. Mu Batesalonike Bibiliya yavuze ngo mu bibaho byose muhore mushima. Impamvu nababwiye ngo kuramya ntabwo ari igikorwa, iyo tukigize igikorwa kijyana na circumstance. Murimo kunyumva? Tuvuge ngo amen. Iyo kuramya muri wowe ari igikorwa bijyana na circumstance, biba determine n'ubuzima ubayeho muri periode urimo. Iyo kuramya muri wowe ari igikorwa, igihe circumstances zitari favorable kuri wowe, kuramya kurashira. Iyo uri mu bihe byiza washubijwe, wasenze Imana ikakumva, kuramya kurazuka muri wowe. Ariko uko si ukuramya Imana, ayo ni amarangamutima yuko wabonye icyo washakaga. Tuvuge ngo amen. Imana igira neza ijya yumva gusenga. Umwanditsi wa Yohana yaravuze ngo ikijya gituma dutinyuka kuza imbere yayo ngo nuko igitwumva iyo dusenze. Ijya yumva iyo dusenze kandi igasubiza, ariko si cyo gituma dushima Imana. Kuko iyo ushimye Imana gusa mu gihe cyagihe wapfukamye ugasenga ikakumva, biba ari igikorwa muri wowe, kandi kuramya n'ubuzima. Tuvuge ngo amen cyane. Haleluya. Mu buzima bw'umukristo, iyo utaragera ku rwego rwo kuramya Imana ngo ugifate nk'ubuzima kikaba igikorwa, ubusabane bwawe n'Imana buba bubaze, bushingira ku byo ukura ku Mana, not ku bumana bwayo. Kandi Imana irema umwana w'umuntu ntabwo yamuremye ngo bagire ibyo bahuriraho gusa. Mu ngobyi ya Edeni, Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mugoroba Imana yarabasuraga bakaganira. Adamu na Eva bakaza nimugoroba, mu mafu ya nimunsi Imana ikababaza ngo mwiriwe mute, byagenze gute umuntu ataracumura. Ico gitaramo Imana igigitsenera, Imana igikumbura, Imana igikumbura kubana natwe, atari uko turimo kuyibwira ngo mpa. Yego nibyo, kuko biravuga ngo musabe muzahabwa, ariko ntabwo ariko kuramya Imana. Tuvuge ngo amen. Ijambo twasomye ryavuze ngo bakimara kubakubita, bamakubise inkoni nyinshi. Tuvuge ngo amen. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, apana nkeye, ntabwo ari za zindi z'umubyeyi akubita umwana amuhana. Bamaze kubavuvuza, babakoreye igitangaza. Usomye hepfo, bamaze kuva muri prison, bagiye kubomora inguma. Murabyumva? Tuvuge ngo amen. Bamaze kubabaza, aba bari abagabo abavuga ubutumwa. Paulo na Sila mu rugendo rwa kabiri rwa Paulo arimo kuvuga ubutumwa bwiza, anyura mu matorero yabwirije kera, arimo kubasura ngo yongere abakomeze ababwire iby'ijambo ry'Imana. Ageze i Makedoniya, tuvuge ngo amen, ageze i Filipi ahasanga umukobwa utewe na dayimoni ngo waraguzaga, akajya abwira abantu ibisa niyerekwa n'ubuhanuzi, ariko bamucuruza, bashebuja bamukuramo indamu. Bukeye ngo mu gitondo kimwe ku isabato ku wa gatandatu n'iposho, ngo Paulo na Sila bajya kubwiriza, bajya kurusengera aho basengeraga, bahura nawe. Tuvuge ngo amen. Bahuye nawe ngo arahindukira aravuga ngo dore abakozi b'Imana,
ibyo barimo kuvuga ni iby'ukuri, mubyumve ni iby'ukuri. Ngo bibaye inshuro nyinshi Paul bimurya mu matwi. Iyo kuramya ari ubuzima bwawe, ujya wumva amajwi ukumvamo message itandukanye niyo abandi barimo kumva. Tuvuge ngo amen. Twese tukumva melody n'umuziki, ariko wo kumvamo ijwi ry'Imana. Iyo kuramya ari ubuzima, abandi baza baganira ibiganiro bisanzwe bya politike, ukumvamo icyifuzo cyo gusengera. Tuvuge ngo amen. Mu gihe abandi barimo kuvuga amagambo atariyo, iyo baganira ibiganiro bya bindi bibiri itemera, wowe ujye ukuramo icyifuzo cyo kuvuga ngo erega hari abantu benshi bataramenya Kristo. Bavuga ayo magambo kandi ntiyaravuze nabi kuko yarabemeye. Ariko Paul ntiyumva ko abemeye, yumva umwuka uri inyuma yo kubemera. Aramubwira ngo dayimoni muvemo ugende. Tuvuge ngo amen. Bukeye barasubira, bashebuja baramutuma, baramubwira ngo jya mu kazi, genda uje kuragura turebe ko twabona andi mafaranga. Ngo yikozeyo biranga. Tuvuge ngo amen. Muzi ubwoba tugira mu makanisa nuko tutarabaramye. Uzabicarana n'umuntu ukaza wikanga nuko tutarabaramye, nuko tutazi kuramya Imana. Ubwoba tugira nuko tutarabaramye. Agerageje biranga, byibanye basebuja baravuga bati ni babahungu, ni babahungu, mubashake mubafate, kuko bari bafite ubushobozi, barabacuruzi bakomeye bafite faranga, barabafata barabafunga. Niho twasomye babagejeje mu rukiko kuri gereza, babaha abahungu bitoje barabakubita. Tuvuge ngo amen. Cyane haleluya. Dufite ikibazo gikomeye ko ubutumwa bwiza bwinshi dufite ari ubwo gusanga Yesu kugira ngo atugirire neza. Siko uzoza bagukubite. Ese ni bagukubita uzoramya? Ese ni bagukubita cyane uzoramya? Ngubwo ubuzima bwo kuramya Imana. Ubuzima bwo kuramya Imana, ukuramya kwabaye ubuzima bw'umukristo, ntabwo buri circumstantial, ntabwo bujyana na circumstance, ntabwo bijyana n'igihe, ntabwo bijyana n'ikirere ngo hashushe cyane uyu munsi nti turamya. No, ntabwo imvura izigwa ngo kuramya guhagarare mu mutima w'umuramyi. Ntabwo umuyaga wohuha ngo kuramya guhagarare mu mutima w'umuramyi. Ntabwo dukwiriye kunanirwa, ntabwo dukwiriye standard y'ubuzima bwawe ntabwo ikwiriye guhagarika kuramya. Duhe Imana icyubahiro. Imibereho yawe y'uyu munsi ishobora guhinduka. Bibiliya iravuga ngo kubera ko itimanya umwana wayo yabuzwa niki kumuduhana n'ibindi byose. Ibi bindi byose turimo kukureba, ibi byose twiruka inyuma dukeneye, bizatugira impamvu yo kuramya Imana. Bizabishira, ubukire buzabushira, umuntu agasubira inyuma, ubukene buzabushira bwakubujije kuramya Imana, ukabona amafaranga. Tuvuge ngo amen. Bizabishira. Hano hari abantu bakeya twiganye kera, niga mu mwaka wa 6 wa segonderi, twagiye gukora ikizami cya leta nabuze ifaranga. Tuvuge ngo amen. Ariko nakundaga kuba imbere y'Imana. Ndayibwira ngo urabizi Imana, urabizi ko hano iwacu biza bigorana kubona diplome, gihe cyacu zari zigoye kuko nico gihe Imana yangiriye neza, nyibona njye nyine muri Ho Plateau.
hano harimo abantu twiganye barabizi, tuvuge ngo amen. Barambwira ngo ntibukore ikizami hari mu bapadiri, ntibose usha utatanze ifaranga. Umwarimu w'umurundi witwaga Peter wanyigishaga imibare aravuga ngo ubwira ngo asibe ikizami muzokate mu mushahara wanje akora ikizami. Icyo gihe nari nkicumva imibare ntibimeze nk'ubu. Ibyo mbivugiye iki? Tuvuge ngo amen. Iyo circonstance y'ubuzima ija kumbuza kuramya ko mu mutima, nyuma igahinduka, byari kugenda gute? Kuko ubu nyine yarahindutse, ntikimeze nk'uko yari imeze icyo gihe. Kuramya Imana ni indirimbo yo mu mutima mu gihe hari umwijima n'igihe hari umucyo. Kuramya Imana ni indirimbo y'umutima mu gihe izuba ryavuye, imyaka yavuye, no mu gihe imvura yaguye mwejeje. Kuramya Imana ni indirimbo y'ubuzima bw'umukristo mu gihe ubuzima bumeze neza no mu gihe butameze neza. Paul na Sila bamaze kubakubita, babarembeje muri iryo joro, ntacyo kwifashisha kubera ko batsa abandi bantu umugati. Bibiliya yavuze ngo mu gicuku barasenga, bararirimba, mu bikomere byinshi, mu nkoni nyinshi, mu nzu y'imbohe, hagati y'inzu y'imbohe, mu yindi nzu y'imbohe iri mu nzu y'imbohe. ariko Imana igira amaboko. Mama, ibibazo bihari mu muryango biramaze, ariko indirimbo y'umutima ntigomba kuvaho. Mwabaririmbyi baririmbyi bari muri ministeri, inkoni zigomba kubaho, nibatanabakubita ntabwo muzaba mwarahamagawe. Abashumba bacu udahuye n'inkoni umuhamagaro wawe uzawibazeho. Tuvuge ngo amen. Ipfa kuba atari iy'Imana, iy'Imana ifite umwihariko wayo, ariko izi zindi zisanzwe, iyi miraba yindi nudahura nayo uzomenye ku muhamagaro ufite. Bibiliya twasomye mu Batesalonike, Paul yababwiye ngo mu bibaho byose, muri bikeya se, mu bibaho byose. Muri ibyo bibaho byose harimo ibyiza, harimo ibibi, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kubabara, hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kubyara, hari igihe upfusha, hari igihe ushaka ukabura urubyaro, ariko mu bibaho byose uko niko kuramya. Bibiliya yavuze ngo kuko ari iby'Imana ibashakaho. Twumvisha ubushake bw'Imana, tuvuge ngo amen. Nukuramya Imana tutitaye ku bihe turimo, nukuramya Imana utitaye ku buzima urimo kunyuramo, nukuba umuramyi ubuzima bwawe bugahinduka kuramya Imana. Ubuzima bwawe bukaba amashimwe, ubuzima bwawe wariye, tuvuge ngo amen. Hari ibihe bijya bibaho ku muntu, waba wiyirije waba utiyirije bikaba bisa, bikaba bivuka. Wajya uhura n'abandi kubera ko bazi kuri umukristo, teka ryose bakajya bakubwira ngo urasenga kandi utasenze. Ariko muri ubwo buzima habamo kuramya Imana. Umukristo agira indirimbo muri ubwo buzima ajya aririmba. Iyo ndirimbo izimwimura, izituma Imana imwimura, izituma Imana imukura hahandi, izituma Imana imuvana hahandi yarari ikamushyira ahandi hantu azongera kuramya, noneho yahinduye indirimbo. Bwana Yesu asifiwe. Indirimbo y'umutima niyo umuntu ajya agendana yagize ibyago,
niyo umuntu ajya agendana ari mu kababaro, niyo umuntu ajya agendana ariko wahura nawe akakubwira ngo Imana yakoze ibikomeye. Imana ibaha umugisha.